Turabasuje mwese mukurikira channel yitwa Iramiro TV. Nkuko mubireba ni inkuru itoroshye kuyivuga, ngewe nabuze uko nayivuga, nabuze aho nahera naho nasoreza. Ku bantu bakundaga Gogo, ni inkuru igoye kuza kuyakira mu matwi yabo, ni inkuru igoye cyane kandi y'incamugongo ku baturarwanda cyangwa se ku banyarwanda mwakundaga Gogo. Ariko umwanditsi we yaranditse aravuga ngo hahirwa bapfa bapfiriye mu mwami, umwuka ati yego ye baruhuka imiruho n'imihate byabo. Hanyuma ni inkuru itugezeho aka kanya cyangwa se muri gitondo. Ni inkuru itoroshye kandi ni inkuru rwose igoye no kuyivuga, urumva ari ibintu bitoroshye kubivuga, ariko nibyo nyine. Nkuko ijambo ryabitubwiye ngo hahirwa bapfa bapfiriye mu mwami, umwuka ati yego ye baruhuka imiruho n'imihati. Uyu Gogo mwamumenye mu binyamakuru bitandukanye, ari umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Gogo mwamumenye akunda kwivugira amagambo, ariko arimo kuba abantu bagaseka, yasusurutsaga imitima y'abantu. Ariko yari umuhanzi uririmba indirimbo zo guhimbaza Imana ndetse no kuyiramya, nubwo benshi bamubonaga bagasusuruka bitewe n'uko amagambo avuga atuma benshi banezerwa. Hanyuma nk'uko mwagiye mumubibona mu bitaramo bitandukanye mu Rwanda, yagiye mu bitaramo bitandukanye, yakoranye cyangwa se yahuye n'abahanzi bakomeye. Icyashize yigeze yajya Uganda agiye mu ivugabutumwa, nabyo murabizi ibyo. Ni umuhanzi Imana yarimo izamura kandi imumenyekanisha ku isi yose, kuko hari n'indirimbo ye twagiye tubona zicurangwa n'abazungu. Ni umuhanzi Imana yarizamuye mu gihe gito kandi yarakunzwe. Mumuzi ku ndirimbo ivuga ngo everyday, ndetse iyi ndirimbo yari yayiririmbye, hanyuma abantu yayishyiragamo abantu bakanezerwa rwose. Ariko ubu tuvugana Gogo, inkuru itugezeho muri gitondo ni inkuru itoroshye. Uyu muhanzi kazi mwakunze muri benshi. Hanyuma aya masaha tuvugana najya ngo mbageze inkuru y'uko Gogo atakiri guhumeka umwuka w'abazima, byamaze kurangira yitabye umuremyi. Hanyuma abo makuru twagiye dukomeza twumva yagiye tugeraho gatanu kuri gatanu, nayo ko Gogo yari afite ikibazo cy'uburwayi ubwo yari yagiye mu giterane Uganda muri iyi minsi. Hanyuma Gogo yagiye mu giterane, yarahise guca ku kinyamakuru cyitwa Zaburi Nshya. Bari bavuganye ko iki kinyamakuru ubwo azavuye Uganda, naza ageze ku kibuga cy'indege, ikinyamakuru kizagenda kikamwakira. Hanyuma ntabwo bishobotse ko Gogo agaruka mu Rwanda ari muzima. Ariko Gogo rwose ntabwo bishobotse ko ibyifuzo byo yari afite nk'umuntu, ariko n'Imana yari ifite uko iri gupanga. Ntabwo rero bishobotse ko agaruka ari muzima. Ntabwo bishobotse kuko ubu tuvugana yaguye Uganda. Ariko abo twagomeje kugenda baduha amakuru batubwiye ko Gogo yagiraga ikibazo cy'umutima, ndetse yari afite muri za mvugo z'ubu cyangwa se muri cya kinyabupfura cy'ubu, yari afite ubumuga bw'uko yikubitaga hasi, yagiraga ikibazo cy'igicuri. Hanyuma ariko akagira n'ikibazo cy'umutima. Hanyuma ubwo Gogo yari mu gitaramo cyangwa se yari yagiye muri iri vugabutumwa Uganda, yaje kugira ikibazo cy'umutima, agiye kwikubita hasi. Abo bari bajyanye bamuherekeje baramufashe, hanyuma bahita bihutira kumujyana kwa muganga. Bamujyanye kwa muganga, agerayo umwuka wamushizemo, babaha inkuru mbi
y'incamugongo ivuga ko Gogo ibye birangiye. Mbabwire ngo Gogo aya masaha ntagakiri guhumeka, yitabye umuremyi, byarangiye. Dukomeje abakunzi be bamukundaga, turavuze ngo mukomeze kwihangana. Dukomeje umuryango we, turavuze ngo ukomeze nawe kwihangana. Hanyuma dukomeje n'abantu bafashaga Gogo kugira ngo agere hari ageze, ni abantu ariko ari Imana ibakoresheje. Hanyuma turavuze ngo bakomere, kandi aheza ni mu ijuru, dukora neza natwe tuzamusangayo. Yari umukobwa wicisha bugufi, yari umukobwa mu mvugo ye yagaragazaga ko icyubahiro, bibutse igihe kimwe ari mu giterane n'aha mu Rwanda, mbere yuko abanza kujya kuri stage yabanzaga gupfukama agaha Imana icyubahiro, akabanza agasenga kugira ngo agaragaze ko icyubahiro ari icy'Imana, we nta cyubahiro hatabaye Imana icyo cyubahiro atakigira, akabanza agasenga. Yari umukobwa ukunda kwicisha bugufi mu magambo ye, amagambo yagiye avuga yose yagaragajemo icyubahiro cy'Imana, ko Imana ariyo iriho muri yo, ariyo iriho muri we. Yagiye agaragaza ko Imana ariyo ifite icyubahiro. Yari umukobwa guca bugufi cyane, yari umukobwa yeguriye Imana, ariko bibaye ngombwa ko Imana yamuremye imuhamagara akayisanga. Hanyuma dukomeje rero, abantu mwese mwamukundaga, turavuze ngo mukomeze gukomera. Hanyuma andi makuru turuze kumenya kuri Gogo turaza kuyabagezaho 5 kuri 5. Hanyuma amakuru yari ari update nayo ngayo yuko yamaze kuva mu mwuka w'abazima, yamaze kwitaba Imana. Dukomeje abantu mwese mwamukundaga, abaterankunga be, umuntu wese amukorera umugisha, umuntu wese yigeze wenda yamukorera umugisha akarambura ikiganza akamuha, cyangwa se abamuteye inkunga bajya kugira ngo ajye gusohora indirimbo, mwese turavuze ngo Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubakomeza, kuko duhombye umuntu w'agaciro, duhombye umuntu. Imana ikomeze kumwakira mu bayo. Shalom, ciao, rero nakagaruka.